Ku munsi w'ejo umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere yaje kubaganira n'itangazamakuru ndetse bamuniraho kumubaza ikibazo cy'umwana uzwi izina rya Uwamariya Leontine. Uyu mwana akaba yaraje kuba aba uwa mbere mu bizamini bya leta bisoza umwaka wa gatatu bya O-level. Ariko nubwo ku itariki 20 ibizamini byari byaje gutangazwa ku mugaragaro ndetse hagahembwa n'abana bitwaye neza, uyu mwana w'inyamasheke cyangwa wigaga inyamasheke ubundi musanzwe iwabo ni Rusizi. Ariko uyu mwana we ntabwo yaje kuba ahabwa ibihembo ubwo hahembwaga abandi bana bitwaye neza. Abandi barahembwe ariko we ntigeze abasha kuhaboneka. Nimwe bintu byateye impaka ndetse n'abantu benshi baribaza ati se birashoboka ko umwana yabo wa mbere igihe cyo kumuha ibihembo akabura cyangwa se igihe cyo kumushaka ngo nawe atware ibihembo akaba atabonetse? Ati bishoboka bite? Ati ni gute RIB ishobora gushaka umuntu wakoze icyaha kararabonetse cyangwa se n'amasaha ku masaha ugasanga arafashwe nyamara watsindiye igihembo ku rwego rw'igihugu bakamushaka bakamubura? Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA baboneyeho gutanga ibisobanuro, bajya ku mbuga nkoranyambaga zabo nka X bandika bisegura bavuga yuko batigeze babasha kuba babona uwo mwana ndetse n'iwabo. Mu bisobanuro batangaga bavuze ko ngo babahamagaye kuri telefone ariko ntibabasha kubabona. Ibi ngibi abantu benshi bakomeje kwenda babitera utwatsi mu bitekerezo bigiye bitandukanye bagiye batanga muri comment kuri iyo nkuru cyangwa se kuri ibyo byari byaje kuba byatangazwa n'inzego zifite ububasha zo ku rwego rwo hejuru z'uburezi ndetse na NESA. Abantu bakaba barerekanaga ko batumvikana n'icyo cyemezo ndetse n'umwanzuro bavugaga ko babahamagaye ibyo bintu ntabwo byabaye murabeshya. Ibi ngibi byaje gukurikira amakuru y'umunyamakuru Sam Kabera wa Radiant TV10 waje kuba anyomoza iyo nkuru mu buryo budasanzwe, dore ko we yabashije kwitarira ino nkuru mu buryo bw'uko yavuganye n'iwabo w'uwo mwana mbere y'uko bahabwa n'igihembo ku itariki ya 21. Ese byagenze bite? Umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere yavuze ngo iki cyangwa asabye imbabazi avuga gute? Mu magambo ye yavuze ko ikibazo cyaturutse mu makosa mu nimero za telefone zakoreshejwe mu guhamagara ababyeyi ba Uwamariya Leontine. Yasobanuye ko kuwa 19 Kanama NESA yagerageje guhamagara nimero imwe ntiyaboneka, bahamagara indi, umuntu utari umubyeyi akaba ari we yitabye avuga ko ari we. Yasobanuye ko uwo muntu yabwiye umukozi wa NESA ko ari umubyeyi wa Leontine, maze NESA imubwira ko uwo mwana yatsinze neza kandi agomba kuza gufata ibihembo. Uwo muntu nawe yemeye ko azitabira, ariko nyuma y'igihe cy'umuhango kigeze avuga ko ari Karongi katashoboye kubona uko aza i Kigali. Claudette Irere umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi yavuze amagambo akomeye agira ati bamugezeho iyo haba hari ikigambiriwe kibi no kudashaka ahabwa igihembo cye n'izina rye ntitwari kurivuga. Yongeye ati iyo umwana atabonetse icyo tutagomba kureka gukora ni ukutavuga izina rye. Ku bijyanye no gusaba imbabazi, Mineduc yemeye ko habaye ikosa mu guhamagara umuryango wa Uwamariya, isaba imbabazi abababajwe n'icyo kibazo. Minisiteri yavuze kandi ko igiye kunoza uburyo bwo kumenyesha ababyeyi harimo nko guhamagara ubuyobozi bw'ishuri umwana yigamo kugira ngo ikibazo nk'iki kitazongera kubaho. Kugeza ubu aka kanya baje kuba bisegura nyuma y'uko abantu benshi bakomeje gutanga ibitekerezo kuri ino nkuru. Ariko mu by'ukuri nubwo bavuga ngo barahamagaye, ibi ni nko kwa kundi bavuga ngo abanyarwanda turi abantu bakuru mu mutwe, umuntu abasha kumva ibintu hino akajya n'ibyo abasha kwikuramo ku giti cyiwe. Ni nka bimwe bavuga ngo umuntu azakugira inama ariko ntazagufatira icyemezo, kandi ngo ntawe uyoberwa uwamwibye ayoberwa aho yamuhishe. Tuganireho gatoya. Nibyo uyu mwana ntabwo yigeze aboneka ku itariki ya 20 bahembye Isimbi Ora Musonga, bari banganije amanota niko nabonye babivuga. Ariko mu buryo bw'uko byavuzwe, MC wari uyoboye urebye n'uburyo yivuzemo bino bintu byari bimeze nk'ari comedy. No kuvuga ngo kuri liste mu guhamagara bahamagaraga Uwamariya Leontine kare wabaye uwa mbere. Mu kanya kongera akavuga ati undi wundi cyangwa se undi mugenzi we, ntabwo yavuze ngo ni umuntu umukurikira. Ubwo ukurikira abaro kangahe? Sabaro wa kabiri, mbaye ndi uwa mbere ukurikira abaro wa kabiri. Ariko mu nyuma akaza akavuga ngo abo bantu bagize gute bahanganije. Kandi mu buryo bw'uko yabivuzemo MC birumvikana. Mu nyuma none hazamo kandi kantu kakwe ariko kantu kabi cyane kajemo, ati uwo mwana Isimbi Ora Musonga atigana yigize ku kigo cyande, yize ku kigo kimwe na State Minister. Can you imagine? Ubundi se kucyara karakantu yagakubisemo. Ni byiza ko babariga ku kigo kimwe. Ariko se kuvuga ngo undi mwana w'inyamasheke cyangwa se waho za Rusizi ngo ntabwo yabonetse mutarabamenyesheje ko nibimenyetso. Ubundi uyu munyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi wamubaza koko ibyerekeye no guhamagara Uwamariya Leontine wabo yasanga barabikoze. Ibi ngibi bavuga ngo bahamagaye ngo undi muntu ngo bageze gute, wababaza ukavuga ati erekana iyo call tujye muri MTN tujye muri Airtel hose berekane ko iyo nimero yahamagaye. Iyo call yayerekana
ubu ejo cyangwa ejo bundi ushobora kubona ukabona bazanye undi muntu bamushyizeho iyo kesi baravuze ati uyu muntu niwe wavuze ibi n'ibi ngibi kandi usanga atari we. ahubwo ngira ngo niba koko afite proof ejo noze ndeba video yiwe arimo arabisobanura ibintu mana hari uburyo ndebe umuntu uburyo arimo arasobanura ibintu abye-expressinga mukabona nyine amaso nyine buriya nyine umuntu ukubwira ibintu byinshi ashobora kuba nyine hari ukuntu umunyuzamo ijisho ukavuga ati ariko ibi bintu koko uyu muntu ambwira nibyo. hari n'ukuntu nyine ureba ukabona umuntu n'ibintu ari ku-explaininga ntabwo bifitinga cyangwa ntabwo ari ibintu ubona ngo ubone biramacinga birahura neza. ibintu byerekanye ikintu kimwe, gusaba imbabazi ni igikorwa cyiza ariko nanone cyerekana ko hari inshingano mutigeze mukora. inshingano ya mbere ntabwo mwigeze muhamagara wabo uriya mwana, iki ngiki tucyumvikana tutakimekinga sure ko ari cyo, kuko niba umunyamakuru Sam Kabera yaravuganye n'iwabo uriya mwana uko Radio TV 10 Sam Kabera yavuganye n'iwabo mbere yuko umuntu amuha igihembo. amaze kuvugana n'iwabo uriya mwana batangaza ko mutigeze mugiye gute mubahamagara. ise uriya mwana yarabivuze na nyina arabivuga, n'uriya mwana avuga ko bari bwishimire kuba baje. umunyamakuru amaze ati se igihe bari buguhamagare wowe urishowa ko baguhamagara ugahita uboneka i Kigali? umwana ati buri kimwe cyose. none niba ababyeyi barabashije kwishyurira umwana bakamugurira ibikoresho akiga akagera mu wa gatatu, babura itike ibazanye i Kigali baje gutwara igihembo watsindiye, noneho bazi ko bari bubahe n'ibihembo bakanabashimira agahoro n'abayobozi. umwana aravuga ati ngiye byarambabaje, ati nifuzaga kuzaza ngahura n'abayobozi bakomeye ku rwego rw'igihugu, byibura bo mu burezi tukanahura nkanabakora mu ntoki no mu ntoki za minisitiri. Imana ukumva ko wakoze akantu ka danger tu, ariko siko byagenze. none ikintu kibabaje, bwarakeye abantu bagiye ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu byinshi bitandukanye. yenda sinavuga ngo ni pressure, ariko na pressure yabayeho. abantu baranditse berekana ko iyo decision yo kuvuga umwana yarahamagawe ati umuntu mumubura gute mu Rwanda, turi mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, kino gihugu ntabwo washaka umuntu ngo mubure, ntibishoboka. wamuhigira isuku yaba abaheheze, yaba yaritsimbye muri kavese, yaba abarizwa heza. ese uretse ibyo kuvuga ngo waramuhamagaye, wamuhamagariye hehe? wamuhamagara izo call wazerekana kuri MTN cyangwa bajya mu mirongo mu masosiyete y'itumanaho mwayerekana, cyangwa wakitwaza ngo ni nimero ni privé nti byagaragara ko utahamagaye umuntu. ese niba warahamagaye iwabo wabahamagaye, ubundi ko amanota yatangiye kuvugwa ko ku itariki 15 azasohoka kuri 20, 15 nibwo babashe kubyannouncinga aravuga ati 20 azasohoka, kuki mwabahamagaye kuri 19? kuko nabyo nanabyemera ko mwamuhamagaye. ese yo muhamagara ukamubura nkuko muvuga mu mwana muhamagaye, iyo uhamagara aho yigaga, iyo utanahamagara aho yigaga, iyo uhamagara mu karere, ese iyo udahamagara no mu karere, iyo uhamagara ku rwego rw'intara wa mwana kabari umuntu yino wamaze kuba ku rwego rw'akarere, natwe urabona yadukomye yabaye ku rwego rw'igihugu turi kumukoraho video. noneho guhamagara guverineri ati guverineri umwana wawe yabaye wa mbere mu ntara yawe, guverineri yabwira ba meya ati mujyeyo fast mwese mujye kureba ibyo ari byo, to umwana mumenye n'amakuru munamushimira, sibyo? ndetse munamubwiye ko ari umuntu w'umugabo cyangwa ari umuntu muzima ufite icyerekezo cyiza. so kuvuga ngo wagize gutyo se ibyo bisobanuye iki? ibi bintu byerekana uburangare, kandi uburangare mu kazi utasabwa amayinite, utabuze imodoka waragombaga no gutega. ese iyo sanse wasevingaga, wayisevingaga iyo tike ni yawe? uziko nakubise imodoka ukajya kumureba nta igihugu cyakubaza ngo iyo sanse wakoresheje wayangije wagiye he? niba umwana yabaye wa mbere ku rwego rw'igihugu, kuki tutumva ko twamukora buri kimwe cyose? so kugeza ubu aka kanya ayo niyo magambo yacu kubatangaza ngo habaye uburangare ngo byagenze bite. kandi ikindi kirenza bino bintu babikurikirana, naho nkurikiye amakuru ejo bavuga ngo ibigo bijya hafi kuri 443, ibigo bijya kuri hafi na 443 byose ibyo bigo bikurikiranywe iki? kugira abana bagiye bagira ibintu byo gukopera no kujya gute mu bizamini bya leta no gukopezwa no kujya gute. ese ibyo bigo kugeza kano kanya karasomera hari abana bavuga ngo ni abambere mu gihugu, hari n'abandi kugeza aka kanya bagikurikiranywe ibyo bintu nkuko byagaragaye cyangwa se amakuru n'ahari, ndetse n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi yabikomoje. ariko twibaza, ese umugani ko iyo karasoma yasohotse bakaba berekana abana nuko batondekanye ku murongo n'ababaye wa mbere, abo bandi bo bagikurikiranywe ibyo ko amanota yabo bo kuki mudatekereza ko hazamo n'abacarinjinga abo hejuru? umwana uraha i Kigali, bino bintu byerekana ko inyamasheke nyine ntago ari ahantu hafi to, ntago ari ahantu hafi ku buryo kubona umwana w'i Kigali agomba kuboneka ajya aho ngaho agaragare. ariko uribaza ngo ukajya aho ngaho ngo umwana yabaye wa mbere ngo umukurikira mu kanya ukaza ukavuga ngo banganije ngo bombi ni abambere. shamani muradukina kabisa namwe, cyakora muzambye igihugu tu. His Excellency ntago mumubanira neza. hari ibintu reba abayobozi b'inzego z'igihugu kwibaza ngo ibintu bakora, umukuru w'igihugu bino bintu ababizi. niba turi mu rwego rw'uko dukeneye gushyira ibintu ku murongo, abayobozi bafite ububasha bahembwa buri kwezi y'urwabayobozi bitiyo
batazi abantu bashomye hano hanze babuze akazi bakeneye kwicaramo hariya bakabikora, bumva ngo ntibasimburwa. Ni ibihe bitangaza hari abantu bibonamo? Ese uretse nk'ibyo ngibyo, umukuru w'igihugu duhatira gukora cyane, guhanga amaso ndetse no gukura amaboko mu mufuka, tugakora ibifasha igihugu no kubiteza imbere, dukwiye kugera ku rwego rw'uko umwana akora ikintu ku rwego rw'igihugu gituma igihugu kiba proud. Twebwe abantu bashaka kwica vibe ziwe cyangwa bashaka kwica show yiwe. Ese uriya mwana we kuki atabonetse hariya ngo yifotoze? Nibyo ibihembo mwaramuhamagaye murabe nayo nta nicyo bitwaye. Kubwira vice mayor wahariya wo muri Rusizi ngo zindukire iwabo ujye kumureba nk'uko mwayimubwiye akajyayo, ko vice mayor ntabwo yagiye mutayimubwiye. Ariko ikigaragara vice mayor yagiyeyo kuko mutari mwayimubwiye ku munsi wo ku itariki 20 ku 19 cyangwa 20 ngo ajye kumureba. Ariko mwayimubwiye kuri 21 vice mayor yazindutse ajya mu rugo iwabo mu masaha ya mu gitondo, ndetse akubita n'imodoka za Vigo murazizi zigenderamo abayobozi. Vice mayor n'abameya murabizi imodoka bagenda iba nayo modoka yamuzanye i Kigali. Ibi byerekana ko mbere mutigeze umubwira, ahubwo ibintu bibaye nkaho bibaye agatogwa kari bwo mvuga ati vice mayor jyayo uriya mwana umuzane hano tumushimire tugiye dute. Mwana mwagiye mureka gukora mutwikiza ko iki gihugu ari twe tuzacyubaka, iki gihugu kari icyacu twese nk'abanyarwanda. Kujya aho ngaho gakora akantu umwana mwamugize nyine ni inkuru, kandi yine nakoze ibintu birenze, nta nubwo binateye ishyari ko twamuvuga kuri mwana ararenze ibintu yakoze ishimwe, ibintu yakoze, ariko none ntago akwiye kumenyekana mu rwego rw'uko ari ganywa cyangwa se atinzwa. Ibi ngibi byerekana ikintu kimwe, Imana ngiye gutindije iragutegera. Nta nkuru kugeza aka kanya kuri social media no ku mbuga zo mu Rwanda iri kuvuga uretse Uwamariya Leontine ngo nakana karaho k'agaturage, nakana karaho ngaho ine katavayibinga kadakoresha imisatsi katajya gute, ariko kariya dore ni gutya. Karuta bari yanabonye mwushyira imbere bakiri ibihembo bagenda twenda birirwa batuzamura hejuru cyangwa se ubona bivugisha n'ibintu by'icyo. Umwana mwana ufite umuco yeneto bana bo mu cyaro y'abana big shout out kuri mwebwe kabisa. Kandi nanone mwarananyemeje man gukubita bano abantu b'i Kigali ariho ahantu hitwa ngo hari amafaranga ari ibiceri. Umwana abantu biga mu bigo byandagaswe kuruta barabi bavuga ngo bishyura amamiliyoni, imana umwana agahita aza agakora ka record ka danje. Kira ni ikintu kirenze kandi ni kinakwiye bya danje ne cyo kuha agaciro. Kuri ubu nagira ngo tugaruke ku ijambo Perezida Kagame yigeze kuvuga ku bayobozi basaba imbabazi. Mu ijambo ryagejeje ku bayobozi b'inzego z'ibanze yavuze ko ikibazo ari uko abayobozi bashobora gukora ikosa bagasaba imbabazi bakababarirwa, ariko ikibazo cya wa wundi kigakomeza kubaho, bakongera bagasaba imbabazi ku nshuro ya kabiri n'iya gatatu. Yabajije ati mu by'ukuri niba ikibazo kimwe gikomeza gusubirwamo ibyo mwabyita ngo iki? Yashimangiye ko gusaba imbabazi bitagomba kuba igisubizo cy'ibibazo bifite ibisubizo bizwi, ahubwo umuyobozi agomba gufata inshingano agakemura ikibazo kandi akirinda ko gisubira kubaho. Hari n'ikindi gihe Perezida Kagame yabwiye abayobozi ko kwibagirwa ari icyaha, ubwo guverineri w'intara y'Uburasirazuba yasabaga imbabazi kubera ko hari igice cy'umushinga w'amazi bari baribagiwe. Kagame yanenze imikorere y'abayobozi avuga ko harimo ubwirasi, kwireba, aho ibyo bakora bitajya ku baturage bigenewe. Muri make Kagame yashaka kuvuga ati ntibihagije kuvuga ngo nsabye imbabazi, niba ikibazo gifite igisubizo ugomba kugikemura kandi ntukagisubiremo. Aha ndagira ngo tubatinde cyane mu magambo Perezida Kagame yavuze, ndagira ngo ngerageze nyasobanure neza, nanayasobanuye mu buryo bw'ukahura nyasanisha n'uramu munyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi. Perezida Kagame mu ijambo yabwiye guverineri nk'uko nabibabwiye, yarambwiye ati kwibagirwa n'icyaha. Ubundi se wibagirwa ute? Ku buryo uvuga ngo wibagiwe guhamagara umwana wa mbere mu gihugu wabaye wa mbere, wamwibagiwe ute? Niyihe mpamvu ituma wibagirwa umwana wawe? Ubwo se wanyuma we wamwibuka? Niba wibagirwa umwana wa mbere ukwiye kuza akajya kuri stage agahembwa akajya gahabwa ishimwe, uwo mwana mwibagirwa ute? Uwako ubundi wibagirwa ute ikintu kiri mu nshingano zawe hemberwa buri munsi ijoro n'amanywa, ku buryo wenda kujya kuvuga twaribeshye twaribagiwe ngo ejo none mukazana ngo twahamagaye. Mwagiye mureka izo kabiri zanyu, amakosa kabaho no gusaba imbabazi ko ntacyo bitwaye. Turi abantu man, turi abantu, nta bintu byatari kandi nta byacitse. Ikindi kirenze, uriya mu mama wakoze irayereri cyangwa se urwego ayoboye we na NESA, yaba ari muri Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA, amakosa nk'aya ngaya ntabwo aba akwiye kubaho, kubera ko buriya mwabonye igihe ibizame byarakosowe birarangira. None ikosa mwakoze rero ni rimwe muri bino bintu. Uriya mwana byibura niyo muza ko bantu nk'abantu bagira gute, byibura bamunyanganya, kuko buriya inzira zose umuntu ageraho ntabwo ariko ziba zuzuyemo ukuri.
ako byibura niyo mu munyanganya genda ni rubanda rugufi nta mikoro nta n'ubuzima buhambaye, ariko byibura mukarwana ko mu munyanganya ntibimenyekane. Ikosa mwakoze nuko mwanyanganyije ibintu adendi n'ubundi bikarangira bigize gute bimenyekanye. Hari ugutinda kuvuga ngo mwaramuhamagaye ntimwamuhamagaye, mu nyuma nibwo yagaragaye afata n'ibyo bihembo bye, ariko nirafoto uriya munsi yari akenewe mana. Ajye mu bandi bana bagenzi be bakoranye ikizami, ajye mu bandi bagenzi biwe baperformingiye hamwe banifotozanye mana, minisita nawe mukore mu ntoki kuko yakoze akantu ka danje. Ariko byibura mistake yabayeho ni kuvuga ngo ntago mwigeze mwibuka, byibura niyo muvuga ati yagize 95 none ubu kakanya muri ku mutwaro wo kuza kutwisobanura no kubwira abanyarwanda muri rusange twakoze amakosa twahinze gute. Urumva ikosa ina ahantu ribera. Bino bintu byerekana nibyo ndavuga ngo umanika gati wicaye wajya kukamana bigasaba kujya gute kuhaguruka. Bwa mbere musora amanota mwumvaga ko nta byadanje. Isimbi orati yabaye wa mbere ati mugenzi we ati ntiyabonetse. Ubundi se koko mugani mwarinze kujya muvuga ngo ntiyabonetse no kumunsi ko mutamuhamagaye. Ubundi se uramwana mwari buhamagara kanga kuza. Umwana aravuga na se na nyina wakivugira twebwe mu bitubwira ko twiteguye buri kimwe cyose kuza Kigali ewana tukaba duhari 5 kwa 5. None ubwo abo bantu tuzabashinja ngo ntibabonetse. Ibi bintu ntago bikwiye ko ubundi wibagirwa gute mu gihe buri munsi wo utibagirwa ko ukazi baguhemba. Kutibagirwa kurya buri munsi, kutibagirwa kunywa buri munsi, wibagirwa gute ko umwana w'abandi yatsinze kandi akwiye guhamagarwa agahabwa igihembo. Warangiza ngo uyu nguyu ngo wanibagirwa ntiwahamagaraho yiga. Umwana nta susha se, iyo sushije ntashyiraho nimero se. None se mu gihe cy'uko mwamubuze mwananiwe no guhamagara ngo muhamagare mu karere k'iwabo, muhamagare ku ishuri. Ese ho ni wenda nubwo waba mutari wabone usike ishuri ryo n'ubwaryo bitewe n'ishema bafite n'uburyo bishimye n'akarere kiwe abamo, bavuga ati man meya tujye guhigura mwana bitewe n'akantu yakoze ya ewana yatwemeje to. Ariko murimo muraza ni excuse ntago byagenze bitya ntago man ntimugatume tubatekereza mu buryo budakwiye to. Turabubaha muri abayobozi muri mu nshingano, kandi izo nshingano uri mu munsi ejo wanazivamo. Cyane ko naya makosa murimo murakora nta nakabuza mwakwiye kwegura nta nicyo mukwiye kuyoboramo abantu. Wibagirwa guteze kuki utibagiye guhamagara Isimbi Horace ko niyo mu mubura se none mukazana ngo yigaga fawe se niki undi nawe yigaga Ecole Sainte Famille hari Nyamasheke si mu Rwanda se ntiyabaye wa mbere se. Cyambere saho wiga bro, saho wiga kuko nabonye n'ibigo byo muri Nyarugenge si ibigo bya Miniase byitwa ko ari ibigo byahagazeho ariko byaratsinzwe. Ariko zakiriye n'uturere turi aho ngaho nabyo nuko wenda numva imyanzuro yabo bidasobanutse neza ngo hajemo gukopera ndetse n'amanota yabo ngo ntago ari mu buryo bw'iki. Ariko atiriste reka tuvuge ngo nabo mu cyaro ariko babaye ba mbere kuruta ab'i Kigali. Bisaba iki kugira ngo dukore ibintu transparency bifite umucyo to. Ibi bintu bikanyibutsa ibintu byagiye bitandukana. Ndibuka habaho case y'umwana y'abana bari bagiye muri academy ya Bayern Munich yo mu Budage, hakazamo ibintu ngo byuko ari abana banyanganijwe. Mana abanyarwanda utuntu two kunyanganya umuntu ku tuntu twiwe, ibi bintu murabishaka iki? Murabishaka iki ikitari cyawe warekuye? Niba umwana yatsinze mukamuhamagara kugira akaza agafata kawa dike urinda kujya kumuhamagara mu buryo buri private mu buye buri muhamagare mana z'abahandi bari byibura cyakora ari abantu naho se ndeba bari abana ejo bundi banatanga bira bihembo babashimira. Manu ugero hino ukabona ka umwana nawe anafite na discipline to. Uramwana wa Maria Leontine ewan big shout out kuri we n'umuryango wawe kabisa. Ndabizi ko video ushobora kutayibona cyangwa utazanayibona ariko ewan Imana guha umugisha kandi ibintu wakoze twebwe twateye ishema nawe. Niyo mpamvu n'uyu munsi tukirimo turinsistinga tugira ibyo tugaya tureba ibintu bidakwiye kugira ngo bikosoke u Rwanda rwacu rube mu buryo buri perfect. Birababaje binateye agahinda kuba umuntu ajya aho ngaho agakora amakosa yaza no kwisobanura agatanga reasons zitumvikana, reasons zidafite meaning. Kubera ko uri umuyobozi ntabwo bivuze ko tutagomba kuvuga cyangwa se tutagomba no kugaya, kuko buriya umuntu kugira inama kuvuga ati ibintu byakorwa gutya uwo muntu aba ari mwiza, abashaka ko ibintu bitwara mu murongo mwiza ndetse no murongo ukeye ku buryo bw'uko ibintu byakosoka. Ese uyu munsi turi muri izi drama z'uyu nguyu, umwaka utaha nabyo birabaye, umwaka ubwo u Rwanda rwacu mugani
wa his excellence urumva mutamurimo watudindiza. Ahubwo se niba umwana yakoze ikizamini cya leta agaperforminga neza amanota yasohotse, ni gute uvuga ngo umuntu yabuze? Ese ubundi aburira umuntu arinda kujya aburira mu buhe buryo? Aburira mu kihe gihugu? Aburira yagiye he? Uzi kujya kubeshyira umuntu nyine ukamubeshyira ngo twaramushatse twaramuhamagaye. Ibi ngibi nta bintu bitandukanye na ba bantu usanga ugasanga umuntu yabayeho nabi, akabaho ubuzima bukennye, akabaho ubuzima buba ariho ku isi, ejo cyangwa ejo bundi wasanga apfuye imodoka zikamanukana n'amasanduku ya danje za miliyoni 5 miliyoni 10. Byo n'ubutindi n'ibintu by'ubugoryi. Ese ubwo umuntu akaba atarabayeho neza, ejo cyangwa ejo bundi umuntu yahamagawe nk'abandi ngo bagende bamuha igihembo hariya. Mana, umwana wa mbere uretse no kuvuga ngo ni wa Mariya, nawe ubwawe state minister n'undi muntu wese ari we iriya case ibayeho kuba umwana we bitagenze kuriya, ukicara kuri televiziyo no kuri radio ukumva abandi bana babahemba batanga ibihembo, we wicaye mu rugo, ntabwo ibyo bintu byagushimisha, ntabwo byagushimisha, ni ibintu byagutera agahinda. Nta kintu na kimwe kinejeje kirimo hariya. So kuri mwebwe rero ntekereza ko ibintu binakwiye ko muneguzwa, kuko akazi already kaba kabananiye. Iyo ugeze ahantu man abanyarwanda ukora mistake ku buryo uko abanyarwanda bose bavuga ati what's going on, ni iki kijya mbere? Byibura ujye unatureba, wibuke ko ari twebwe gukorera, wibuke ko ari twebwe twagushyize ari twebwe ushinzwe gukorera. Kuri mwana byagenda kuriya, ejo ukaza ukavuga amakosa byagenze gutyo iki n'ibiki, turabyumva amakosa abaho, turanakumva, ariko nanone mu buryo bw'uko ikosa hari NESA, hari Minedike, Ministry of Education, ni abantu benshi institutions zitandukanye ku buryo bw'uko mistake ndetse na ira nk'izi ngizi zitagomba kubaho mu buryo nk'ubu. Ibi bintu rero nta mucyo urimo, ahubwo ngiye mu byo mpamya ntanashidikanya, she deserves to go kabisa. Bakwiye kubeguza umwanya bagashyiramo abandi. Sinkwirukanishije cyangwa se singize gute ngo wawume, ariko in terms y'uko utagishoboye akazi uzayinuka tukabona ibintu ntago biri clear. Dukeneye mana abantu bagendana n'u Rwanda ruri mu muvuduko nk'uko perezida bidusaba, pana abantu bagenda basodoka. Two tuntu ntago twazatugeza kuri vision ya 2050 dufite vibe nziza.